Banyarwandakazi, banyarwanda, nongeye kubaha iyambo. Mwese nizeye yuko Pasika mwayirangije neza. Uyu munsi ndibanda ku mahane ya Kagame no kwanga kuva muri Kongo. Ingaruka zabyo kuri Kagame ubwe bwite ndetse n'ingaruka bizagira ku gihugu muri rusange. Kagame kimwe na abantu nka ba Saddam Hussein, ba Idi Amin, abo bose bateye ibihugu bituranyi bigabiza ubutaka bw'ibyo bihugu bitwaza ko ngo bakumira ibitero by'abanzi ngo batera ku bihugu byabo, cyangwa se ubundi ku mpamvu z'ubukungu ndetse ahanini gushaka ko bibihangange mu turere abo ba dictators batuyemo. Idi Amin yafashe akarere ka Kagera Salient. Ibyo ni ibintu byabaye muri history y'ubuzima bwanjye nabonye. Ako karere ka Kagera akita ko ari aka Uganda kometswe kuri Tanzania. Avuga ko yirinda abamuteraga icyo gihe bari bashyigikiwe na Perezida Julius Nyerere wa Tanzania. Ariko ibyo byo byari bifite n'ishingiro, nuko gusa Idi Amin yari umunyagitugu mu gihugu cye, umunyagitugu utiyizi, watukanye igihe cyose, akigamba, agasuzugura amahanga yose, kubera ko bamunengaga yuko ndetse banamusaba yuko yagabanya guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Amin yise amazina n'ibisingizo bya fake byinshi. Yise the conqueror of British Empire, yita n'ibindi bintu byinshi mwamwumvaga yigamba. Ashwana n'Abisirayeli, ashwana n'amahanga yose, ashwana na Amerika, ashwana n'Ubwongereza, ashwana n'abantu b'Abahinde b'abaturage bari bamaze kuba abaturage b'i Bugande ngo abazize Ubwongereza. Muri 76 Isirayeli yateye Uganda, ikibuga cya Entebbe, icyura abantu babo bari bafashwe bugwate n'Abanyapalestina. Amin yari amaze kwigira inshuti nabo. Amin yahise afatirwa za Embagozi, igihugu cye kiba isolated. Ibi byose byakeneshe Uganda. Inflation y'amafaranga iriyongera, amafaranga ata agaciro. Amin rero yaje kuvanwa ku butaka bwa Tanzania aho yari yarafashe, ndetse binamuviramo yuko ahirikwa ku butegetsi. Idi Amin yaguye muri Saudi Arabia mu buhungiro, ariko nibura we ntawigeze amuhiga kugeza apfuye. Undi munyagitugu wabayeho mu buzima bwacu ejo bundi aha ni Saddam Hussein wa Iraq. Saddam Hussein yise intare yo mu kigobe cya Perisi, abarusake ibika ntihagire izindi zisubiramo mu karere. Yigarurije Kuwait ku gahato ku mbaraga, arayitera, arayifata ijyamo, yitwaje ko ngo ari ingamba z'ubwirinzi. Avuga ko ngo abanzi be bashaka kunyura muri Kuwait ngo bamutere. Yari afite impamvu nyinshi. Anavuga yuko yigarurije Kuwait kubera yuko ngo yahoze ari igice cya Iraq, ngo abakoloni bayikuyeho. Ikindi ngo ni uko Kuwait yavomaga amavuta menshi ikagurisha ku biciro byo hasi cyane, ngo ibyo bigatuma peteroli yo muri Iraq ita agaciro. Hanyuma ibyo ngo byateraga Iraq igihombo kinini cyane.
ndetse hakaba n'indi mpamvu y'uko mu ntambara hagati ya Iran na Iraq, Kuwait yahaye umwenda w'amafaranga y'amamiliyoni menshi iyaha Iraq. Intambara irangiye, Iraq yasabye Kuwait ko yayisonera uwo mwenda, maze Kuwait irayihakanira. Ibyo nabyo biba impamvu y'urwango, barabanga kandi ari bo babafashije igihe cy'intambara. Iraq rero yaje guterwa n'ingabo z'amahanga yose kubera kwiduga no kwanga kuva kwizima. Iraneshwa iva muri Kuwait, ariko Saddam yakomeje kwigira akara kajya he, akomeza kugirana ibibazo n'amahanga yose, nawe bamubuza guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ku ntambara zari mu gihugu, yica abantu bava mu bwoko bwo mu bashayiti n'abakurudi. Byose bakomeje kumubwira ko reka guhohotera uburenganzira bwa muntu. Arananirana, aratukana, aridoga, bamufatiza imbarugo nyinshi cyane, baramwayizoletinga, bamuha akato, kugeza ubwo amahanga yaje gufasha ababa muri internal resistance bo mu bashayiti n'abakurudi, maze Saddam Hussein aratsindwa, arafatwa, bamucira imanza, aramanikwa, aranyongwa. Ku manywa y'ihangwe yerekwa isi yose. Undi utaragize actually igihugu yokipa, ariko nawe widoze agakandamiza abaturage be kubera umudikiteta nawe wabaye imyaka myinshi, ni Gaddafi wo muri Libya. Mwese muzi ukuntu Gaddafi yari igihangange kuri Afurika yose. Twe yaradufashe mu ntambara zose, ari iz'i Bugande, ari iz'u Rwanda rwose, ariko ntabwo ibyo byari bihagije. Ubuhangange bwe rero nawe yarishongoye, akora ibyo ashatse. Muzi nawe ukuntu kubera kuvuga cyane byamugendekeye, bamuteje abamurwanyaga mu gihugu cye, bamusanga mu gihugu cye, baramwica. Umutumbi we wanikwa ku gasi, ushinyagurirwa n'abantu yari yarakandamije mu gihugu cye. Kagame rero ntabwo ari exceptional. Kagame wacu w'i Rwanda, Kagame, reka nongere mbibutse yuko Kagame yagiye kuri uyu mwanya w'ubuyobozi w'ubutegetsi bw'u Rwanda, guhera ku butegetsi bw'inkotanyi, binyuze mu bugambane, binyuze mu kagambane. Kagame yateguye igihe abandi twari duhuze, duhuragura imitwe hirya no hino, twitegura gufatanya ngo dukore igikorwa kizabyara umusaruro uzavamo ibintu byiza bizaramba. Niyo mpamvu twari twaritanze ibyo twitangiraga, niyo mpamvu bitubabaza n'uyu munsi tukabisubiramo kenshi cyane. Aha ndavuga yuko twarwaniraga u Rwanda ruzira igitugu, u Rwanda rw'ubumwe, u Rwanda rw'ubusugire n'amajyambere kuri bose, u Rwanda rw'amahoro n'umutekano bizaramba. Kagame rero muzi ko turangije intambara muri 1994, yerekanye ko yarwanaga ashishikajwe no kuzaba perezida w'igihugu. Muzi ibyo yakoze, amanura amadege ya Habyarimana, arabica kugira ngo abone uwo mwanya vuba. Hari imishyikirano yagendaga mu maso, ibyo byose yari inzira nziza, ariko mwabonye ibyabivuyemo. Abantu bararimbagurika kuriya. Kagame yari yaragambaniye ba Rwigema, aramwicisha.
Kagame arimbagura ba Bunyenyezi, ba Bayingana ku munsi umwe. Kagame yabakurikijeho Adamu Waswa mu mwaka umwe gusa, mu mezi abiri, kuva mu kwa 10 kugera mu kwa 12 n'ibyumweru ibyo, yica Adamu Waswa wa Lieutenant Kano mu kwa 12 k'uwo mwaka. Mwese nimwumva ukuntu Kagame yateguye ndetse yanateguwe akagirwa n'igikoresho bukiri kare. Ubwo nanisimbutse nageze muri 1994, ariko ndashaka kubabwira aho yahereye, ukuntu Kagame yaje. Kagame rero wari igikoresho kiri mu kagambane igihe cyose. Yategekanye na Kanyarengwe, ariko amugira nk'icyapa kimwe kimanitse, ibyo bita billboard muri RPF. Kanyarengwe nta jambo na rimwe yigeze agira. Icyo gikoresho kirakomeza nyuma y'intambara rero. Kagame abari bamushyigikiye bamugize ikigirwamana, bamugira inama ko ashyiraho Bizimungu akaba nk'igikingirizo kugira ngo hagaragare ko hatakira amacakubiri mu Rwanda y'Abahutu n'Abatutsi. Kagame ategekera muri Bizimungu uko ashatse. Ziriya ntambara zose yagabye za Kongo zahe, ntacyo Bizimungu yari azi na rimwe. Ariko Bizimungu agirwa ceremonial binazwi. Bafande bita Kagame the strongest man of the region, mwese murabyibuka. Ubwo niko Kagame yarwanaga ziriya ntambara zo muri Kongo asahura, ntacyo Bizimungu abiziho, yewe n'uwo mutungo ntabwo bawusangiraga, ntigeze awunotsaho, kuko Kagame yarirwaniraga. Kagame yageze ubwo yirukana Bizimungu, mwese murabizi, amwirukana n'agasuzuguro gakabije kubera izo mbaraga za bafandi. Muri izo gahunda rero zose zo gukoreshwa, Kagame yategekwaga nawe remotire, narabivuze. Aratangira akora igisirikare cye, abanyapolitike bose bamufashe n'abasirikare abigizayo, abavana, ntiyatuma hari uwinukiriza mu nzego z'ubutegetsi. Abikora bigendereye, yubaka sisitemu ye, ndetse nawe yagiye akoresha bamugiraga inama ko atazajya amarana nabo akanya gato. Buriya niyo mpamvu umuntu Kagame ahindura abantu, ntawe umara imyaka 3 ku mwanya, no mu gisirikare nuko bigenda, ngo hato atazagira umumenyera ngo akamuhindura da. Kubera ko Kagame ntago nawe yizera. Yakinnye iyo mikino rero yo kwigezayo Abanyarwanda, kugeza ubwo inzego zose z'igisirikare, iz'ubutegetsi n'iz'imari biri mu biganza bya Kagame n'umugore we n'umuryango we. Kagame nawe imyaka yose amaze igera kuri 30 arwanira intambara yo muri Kongo, avuga yuko ari ibikorwa by'ubwirinzi ngo akumire umwanzi, interahamwe n'abanga u Rwanda n'abanga Abatutsi. Ariko abatajya ibwami ngo bibishwa byinshi ye. Kagame rwose yigeze ko arwana n'Abatutsi, kana nawe ajya byivugira. Kagame Abatutsi ntacyo bitayeho. Amagambo yaravuzwe menshi, avugwa n'Abanyarwanda, avugwa n'abo mu karere, avugwa n'abo mu mahanga, yoroshye n'akomeye, bereka Kagame ko igihe gihagije kuri ibyo bibi byose yakoze muri Kongo no mu Rwanda, ko agomba kubishyiraho iherezo. Ariko Kagame aranga, arananirana. Ayo magambo rero yabwiwe ni menshi, amanama yagiriwe ni menshi. Kagame rero ashaka ubukire bwo muri Kongo, arashaka kwigira igihangange
ngo cyo mu karere, ngo umuntu uzandikwa mu mateka nk'aba Rwabugiri twumva n'abandi, ariko igikuru cya byose Kagame araporoteja regimu ye, araporoteja regimu. Kagame ari kuri regimu survival. Ibindi byose mwumva ni ukujijisha abanyarwanda, kubera ko Kagame yakandamije abanyarwanda big time igihe kirekire, bakaba bamaze kumurambirwa. Kagame abamushyigikiye mu gihe cyose, abamuteye imbaraga muri iki gihe kirekire mubona, nibo bamusobanuriye yuko ibye bimaze kurangira, batakimukeneye nk'uko mwese mubibona, nk'uko mubona ukuntu Kagame asigaye yarahindutse, yarasaze. Bamubwira ko bashaka ko acuka neza mu mahoro atagize ingorane, ariko Kagame murabona ko yabangiye, byarangiye, ariko Kagame yanze kubyumva, ntabwo abyumva, he can't believe it. So Kagame ni nka yanka, nako ni nka cya kirondwe cyagiye ku nka igihumeka kikayigumaho kikananiranaho kumwite kizi ko inka kiri nzima, nawe inka yarapfuye kera. Ubu rero mwese mwiyumviye ikiganiro cy'ejo bundi Kagame aho yabwiraga uriya munyamakuru wa Jeune Afrique yuko ntateze kuba muri Kongo na gato, akiririmba ya ndirimbo y'ubwirinzi nka cya kirondwe cyo kuri yanka, abivugana ubwirasi bwinshi n'agasuzuguro, ariko biriya ntabwo bizamutabara, ntibizamukiza. Amenye ko byanditswe nka bya bindi byo mu gitabo cya Bibiliya, bya bindi bya Pilato. Ibyanditswe byaranditswe, gahunda ni ya yindi, kumuvana muri Kongo biri n'ibitebo kabwiza na bubi, kandi iyo gahunda ntabwo izasubira inyuma. Iki nagira ngo abanyarwanda mukimenye neza, mukigiremo confidence, na Kagame abyumve. Yes, birazwi ko Kagame adashaka ko ntaho hajya, azi ko imanza zimutegereje n'ibiki, ariko wiyasore nk'uko bimeze. Ndabaha amakuru y'ibintu bifatika kandi bizakoreka. Ibishoboka rero gukurikira kuriya kunangira kwa Kagame no gusuzugura no kwanga kumva, nuko nk'ibyabaye kuri ba Idi Amin na ba Saddam Hussein, inzira ni zimwe. Kagame nawe ntabwo ari exceptional. Ikizakurikira gishoboka nuko hazaba intambara y'akarere, ndetse intambara ishyikiwe n'amahanga akomeye n'ayoroshye, intambara ihirika Kagame miserably. Of course abanyarwanda bazahababarira. Indi ngingo ya kabiri ishoboka, ukurikije Kagame n'ubu kandi ingaruka zimaze kugera ku Rwanda n'abanyarwanda, ni ziriya embargoes, ni ziriya sanctions. Kagame araza kuzihabwa, ni nacyo cyagusha Habyarimana by the way, aza guhabwa sanctions, ageze ubwo bamuha embargo we n'umugore we n'urwo rubyaro rwabo n'ayo mafaranga biratana bujuje amahanga, igihugu kiba mu isolation, bagiha akato, maze icyitwa bwa bukungu Kagame yajyaga aririmba butagira n'umusingi gihite kiyoyoka. Ubwo ni ubutindi n'ubukene mu banyarwanda. Ifaranga rero ndaryumva ko ryagize inflation, ko ryateye agaciro mu karere. Ibyo byose ni ingaruka ziriya ntambara no kutumva kwa Kagame. Ikindi kandi kiri around the corner, Kagame kizamutungura atazanamenya. Abantu barimo maniterenga mwabonye ko badashaka kumwumva. Ikindi kizakurikiraho ni imyumvumbagatanyo n'akaduruvayo mu gihugu ubwacyo, kubera abantu kuba barambiwe ingoma y'igitugu n'iterabwoba rya Kagame. Imyigaragambyo itazagira uyikumira, ikabura igaruriro. Ngibyo ibizava muri kuriya kunangira kwa Kagame, kwangwa kuva muri Kongo, ariko ari ukujijisha abanyarwanda kugira ngo abategekere kiriya gitugu no guhunga imanza z'ibyakoze mu buzima bwo bwose.
banyarwandakazi, banyarwanda, mwese murakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nanone nizeye ko mwagize Pasika nziza. Dusengera abo babi bose babaswe na Satani kuri iyi si, babe bazukanye na Yesu Kristo. Ngaho mwese nimubeho.